Ikaze kuri Christella TV agasobanuye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe filime yacu uyu munsi yitwa The Witches, yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2020 mu gihugu cya Amerika. Ndizera yuko abantu bakunda filime bari buze gukunda n'iyi ngiyi. Ndagushishikariza gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku munsi. Mu gasobanuye batwereka ahantu hari abana benshi barimo bareba filime, bari kureba video. Muri ako kanya hari umuntu uri kubabwira ngo abawici babaho kandi abawici banga abana, intego yabo ari uko babagirira nabi. Hari umuntu wari urimo uvuga iyo nkuru, aratwereka iyo nkuru yababwiraga ibyamubayeho mu mwaka w'1968, ubwo uwo mwana w'imyaka 8 yaburaga ababyeyi be mu mpanuka yari yabaye. Uwo mwana bahise bamwohereza mu mujyi witwa Demopolis muri state ya Alabama, aho ngaho muri leta zunze ubumwe za Amerika. Barakwereka nyirakuru yafashe wa mwana amujyana mu cyumba cyaho mama we yararaga akiri umwana. Gusa uwo mwana yari afite agahinda kenshi kuko yari yabuze ababyeyi we, ayareba n'ifoto agakumbura mama we. Gusa nyirakuru we yageragezaga kuba yamushimisha kugira ngo abashe kugarura akanyamuneza ko ashoboye kose. Barakwereka ku buryo ibiryo bamuhaga byamunaniraga, n'abana babaga barimo bakina bikamunanira gukina nabo. Gusa uko byagiye bishira iminsi, nyirakuru yageragezaga kuba yashimisha umwana, bigeraho umwana atangira kuba yanarya akishima. Barakwereka igihe kimwe nyirakuru yavuye ku isoko guhaha, azanira wa mwana imbeba kugira ngo ajye akina nayo imushimishe. Barakwereka umwana koko baramubajije ati iyo mbeba turayita ngo iki? Umwana avuga ko ayita Daisy. Barakwereka umwana atangiye kuba yagarura akanyamuneza, akajya yigisha na ya mbeba utuntu tugiye dutandukanye nko kurira imigozi, ndetse we na nyirakuru nabo bakanyuzamo bakishima, bakabasha kuba babyina. Gusa muri iryo joro barimo babyina, hari umuntu barakwereka tutazi wari umuwici, sinzi ibyo yakoze. Nyirakuru ako kanya ahita atangira gukorora cyane. Barakwereka umunsi umwe bajya muri supermarché bagiye guhaha, nuko wa mwana abaza nyirakuru ati urampa uburenganzira mbashe kuba nagura imisumari yo kubakira imbeba? Nyirakuru yaramwemereye, aramubwira ati ubashe kuba wareba imisumari myiza. Gusa nyirakuru yari arimo akorora cyane bidasanzwe. Wa mwana ari muri aho ngaho muri supermarché aza guhura na wa witches waje nijoro agatuma nyirakuru we akorora. Arangije aramubwira ati akira bombo. Gusa wa mwana arebye ku kuboko kwa wa witch abona hariho inzoka idasanzwe. Witch ahita amubwira ati nta kibazo, ntugire ubwoba, inzoka ntabwo iryana. Gusa nyirakuru wa mwana yaje kureba wa mwana, aramubwira ati bino dutahe, amasaha arageze. Wa mwana yaje yirukanka abwira nyirakuru ati gira vuba vuba tube twabasha kuva aha ngaha, hari aba witches. Nyirakuru ntiyabyumva neza, gusa muri ako kanya yahise yumva ko hari ikintu kidasanzwe muri we, arangije arataha. Uwo mwana bamwita Shirley. Uwo mwana yari arimo abwira nyirakuru uburyo yahuye na wa muntu n'ibyabaye. Ubwo nyirakuru ahita amubwira ati uriya ni umuwici kandi ndabizi neza 100% ko ari umuwicizi. Gusa nanjye ndamwibuka yuko kera nkiri umukobwa yigeze kumubona arimo ahereza umugenzi wanjye bombo. Gusa uwo muwici akimara guhereza mugenzi wanjye bombo, yahise ahinduka inkoko mu buryo budasanzwe. Ati narabibonye nanjye birantungura cyane, ubwo nahise ntangira kumenya yuko aba witches babaho. Nagerageje kubibwira ababyeyi babo yuko umukobwa wabo yahindutse inkoko abitewe n'umuwitches, banga kubyemera. Arangije
baramubwira ati buriya yigendeye ntabwo ashaka kuba mu rugo, gusa yageragezaga kujya aza aho bamushyize hamwe n'izindi nkoko kugira ngo arebe. Barakwereka umukecuru yahise yihuta mu cyumba cyo yabikagamo ibintu bibasha kuba byamurinda aba witches, afata ibuye ridasanzwe arishyira mu gahanga, amaze kurishyira mu gahanga ahita amenya yuko aho hantu hari aba witches. Yahise abwira umuhungu we Charlie ati tugomba kuva aha ngaha tukajya muri hoteli nziza idasanzwe ko aba witches batadusanga, kuko aha ngaha turi byakorohera aba witches kuba batugeraho. Barakwereka bafashe imodoka berekeza kuri hahandi yamubwiraga hoteli bagomba kujya kwibera kugira ngo aba witches batabageraho. Gusa bakiri kujya kuri iyo hoteli yabwiye umuhungu we ati ni ahantu hataba aba witches, gusa hari n'aha ngaha agace karimo umuntu w'umuwitch ukomeye witwa The Grand High Witch. Muri ako kanya barakwereka umwana Charlie yabonye umwana mugenzi we aramusuhuza, gusa uwo mwana yikundiraga kurya, mama we arangije amuhanagura vuba vuba ahita amukurura ngo bagende. Ako kanya bahuye n'umuntu witwa Merestinga, niwe wakiraga abantu aho ngaho muri hoteli, akabaha amabwiriza ndetse n'ibyumba bagomba kuraramo. Ako kanya nyirakuru wa mwana na wa mwana bahise bajya muri asanseri kugira ngo bajye ku cyumba baboherejeho. Ako kanya hahise haza muri iyo hoteli abakiriya, hari harimo The Grand High Witch n'aba witch bagenzi be bari bari kumwe n'ipusi. Merestinga yarabibonye ababwira yuko bitemewe kwinjiza ipusi cyangwa n'inyamaswa muri iyi hoteli. The Grand High Witch yaramubwiye ati atese nkubaze haramutse hari imbeba n'iki kizica? Merestinga yaramubwiye ati hari abantu bashinzwe kuba bazica izo mbeba. The Grand High Witch yarishimye hamwe n'aba witches bagenzi be ati nta kibazo murayitubikira. Ako kanya barakwereka nyirakuru wa mwana Charlie bari bari kumwe mu cyumba arimo amubwira ati iyi nkorora narwaye mwana wanjye nayitewe n'aba witches, ndabizi ndi kubyumva, gusa ntugire ikibazo ndaza kuba namera neza. Ati gusa muri uyu mujyi twajemo hari umu witch ukomeye cyane witwa The Grand High Witch, ariko ntugire ubwoba ntabwo babasha kuba batubona ngo badusange. Ako kanya ya pusi ya wa The Grand High Witch yari irimo ibumva ku idirishya n'ibyo bavuga ibareba, yahise igenda ijya kubwira ibyo yumvishe byose The Grand High Witch. Ako kanya mu gitondo bwakeye Charlie yatumije ibiryo byiza kugira ngo nyirakuru abashe kuba yarya amere neza, kuko yari yaraye atanariye. Gusa nyirakuru yabwiye Charlie ati nushake ujye kwikinira hamwe n'abandi bana ku mazi, gusa muri ariya mazi haba inzoka zidasanzwe. Nuko wa mwana yumvishije yuko habamo inzoka zidasanzwe yagize ubwoba yanga kujyayo, we yitemberera aho ngaho muri hoteli. Wa mwana yaje kugera ahantu bakorera inama, arangije aba ahuye na wa mwana Bruno, niko bamwita muri filime yaciriye isiri. Arangije baraganira, wa mwana Bruno amubwira yuko nawe ari gutembera yahuye n'umugore mwiza akamwemerera shokora ari wategereje. Ako kanya nyina wa mwana yahise aza akurura Bruno ngo bagende. Wa mwana Charlie yahise yinjira muri cya cyumba kiberamo inama, gusa yumvishije hari abantu baje ahita yihisha munsi y'ameza kugira ngo batabasha kuba bamubona. Niho Merestinga yazanye The Grand High Witch kugira ngo babashe kuba bakora inama. The Grand High Witch yatangiye kuba yahumurirwa, gusa ntiyabyitaho, atangira kuba yababwira icyo yabahamagariye. Barakwereka nawe abo bari aba witches bagenzi be bo bakoranaga, batangiye umuhango wabo. Nuko atangira abwira aba witches ati gusa mwarambabaje kubona mutahindura abana imbeba, aricyo gitekerezo nabazanyeho mucyumve. Umu witches mugenzi we ntiyabyumva neza, arangije akimuhakanya ahita amushwanyaguza n'inkuba yiwe.
The Grand High Witch yakomeje ababwira yuko project bafite yo guhindura abana imbeba ayifitiye umuti wo kuba babasha guhinduka imbeba. Ati twajya tubahereza uwo muti barangiza bakahita bahinduka imbeba. Barakwereka bari mu muhango w'aba witches. Arangije arababwira ati hari icyumba 666 kirimo umuti niwo nazanye, dore nguyu niwe muzajya mukoresha mu kwica, mu kugira abana imbeba ndetse no kuba mwabasha kuba mwabagirira nabi. Barakwereka witches umwe mugenzi we yarahagurutse. Agihaguruka The Grand High Witch yahise ahumurirwa, yumva hari ibintu bidasanzwe, yahise akuraho cya kimeza cy'igistage Bruno Charlie yinjiyemo asanga ntawe urimo. Agerageza kuba yareba iruhande rwa wa mwobo. Mu gihe agiye kubikora, Bruno yahise yinjira muri cya cyumba ngo aze kureba shokora ye. Arangije ahita abwira aba witches, dore umwana tugiye kuba twatangiriraho tumuhereze udushokora twiza. Yahise yereka Bruno shokora ati akira. Bruno yaraziriye, arangije ahita ahinduka imbeba ako kanya. Barakwereka The Grand High Witch yahise aserebura, aravuga ati dore ngibi twabashije kuba twabigeraho, ahindutse imbeba, ni mumwice, umukandagire mumwice. Gusa wa mwana Charlie aho yari afite ka kabeba kiwe yise Daisy, kahise kirukanka kahita kabwira Charlie ati ngiye gutabara uriya mwana bahinduye imbeba. Yahise amukurubana. The Grand High Witch arabibona ko bagiye muri wa mwobo, arangije ahita aza akurura Charlie aho yari yishe kugira ngo babashe no kuba bamugirira nabi. Yanze kubumbura umunwa, bahita bacisha wa muti mu matwi, na wa mwana Charlie ahita ahinduka imbeba. Ikintu za mbeba zindi ingenzi ze zahise zikora, zahise ziza zibasha gufungura ziramutabara. Barakwereka The Grand High Witch yarambye amaboko ye ayagira maremare, arangije kugira ngo afite ba bana kubita amaboko muri vandarateri yari arimo ihuha aho ngaho, yita ica intoki, ahita asubiza inyuma. Nuko ka kabera Daisy kahita kabwira ba bandi bari banditse imbeba ati rega nanjye nari ndi umukobwa, ni witches wampaye bombo angira imbeba. Barakwereka bahise bashaka inzira yo kuba bacamo ngo bajye ku cyumba cya nyirakuru wa Charlie babashe kuba bamubwira ibyababayeho. Mu gihe bari bagiye gukanda sonori yo kuri wa muryango nyirakuru wa Charlie yari aryamyemo, bahise bahura n'umukirina w'umukobwa atangira kuba yabakubita imyeyo ashaka kugira ngo abice. Ako kanya nyirakuru wa Charlie yahise afungura icyumba, wa mukirina ahita afunga baba, ahita avuga ati ngiye kuba nahamagara umuntu ukora amasuku ahangaha abashe kuba yakwica izi mbeba. Zikinjira zahise zitangira zibwira nyirakuru wa Charlie ibyababayeho. Nyirakuru wa Charlie yumva Charlie yahindutse imbeba. Charlie abwira uburyo ari umuntu witwa The Grand High Witch wabahinduye imbeba, na kakandi Daisy kaza kavuga ati rega nanjye ni umuntu wabinkoze, nanjye nari ndi umukobwa ntabwo nari ndi imbeba. Nyirakuru wa Charlie abyumvishije biramubabaza cyane. Nuko Daisy akomeza abwira nyirakuru wa Charlie ati ese uzabasha kuba watwitaho, nanjye banyitaga Mary mu gihe cyashize. Charlie akomeza kuba yabwira nyirakuru ati uzambabarire utwiteho nubwo twahindutse imbeba, ubasha kuba waduhisha ntibabashe kuba badufata. Nyirakuru wa Charlie yahise yemera aravuga ati nta kibazo rwose muhumure, ngaho nimuze mwishe muri iki gikapu. Barakwereka umuntu wica imbeba yahise yinjira kugira ngo abe yabasha gutega imbeba zinjiyemo hano. Yateze za gakuco nyinshi cyane, gusa zari ziriho foromaje, ibiryo imbeba ikunda. Wa mwana Bruno wahindutse imbeba wikundiraga kurya yagerageje kuba yahegera ngo abashe kurya Charlie wahindutse imbeba, ahita amukurura cyane amubwira yuko ari umutego babateze. Gusa nyirakuru wa Charlie yakomeje abwira za mbeba ati muhumure rwose, njyewe ndabasha kuba nabitaho nta kibazo nubwo byambabaje. Nuko Charlie akomeza abwira nyirakuru wa Charlie ati rwose umbabarire uzatwiteho nubwo twahindutse imbeba, njyewe
na bagenzi banjye. Nyirakuru wa Charlie yarabyemeye, arangije ababwira yuko bagomba gushaka umuti yakoresheje abagira imbeba kugira ngo abashe kuba yabafasha bongere guhinduka abantu. Bahise bajya hejuru ya cya cyumba wa mugore The Grand High Witch arara, babona ahantu abashize ya miti muri barafu nyinshi. Baboshye akantu barangije bamanuramo Charlie kugira ngo abashe kuba yamukurikira yibe ya miti yakoresheje abagira imbeba, abashe kuba yabafasha kubagira nanone abantu. Barakwereka yari ageze yiba icupa rimwe hahandi The Grand High Witch ari kumwe n'ipusi ye, mu gihe The Grand High Witch ari aho ngaho yafunguye sefu ye abikamo amafaranga menshi kugira ngo abashe kuba yakuramo amafaranga aha The Stinger abashe kuba yareka ipusi yiwe igume aho ngaho muri hoteli. Barakwereka wa muti Charlie yarawibye, bakimuzamura The Grand High Witch yahise amufata muri ka kantu baboshye, arangije yitegereje umugore abona si ubwa mbere amubonye wari uzamuye ako gasanduku. The Stinger ako kanya yahise azanye akabati ko kuba yabikamo ya pusi yiwe, aramujijisha, arangije ahita arangara ajya kumva ibyo The Stinger ari kumubwira nuko azajya ashyiramo ipusi ye. Mu gihe The Grand High Witch ashatse kubyanga, ipusi ye yahise yinjiramo imwereka yuko ariho yikundiye ngo ize zajye aba ariho yirarira. The Grand High Witch yararakaye, arangije aravuga ati yego nta kibazo azajya abamo hano. Nuko ipusi ye yagiyemo, barafunga bajyana urufunguzo. Nuko The Grand High Witch yarababaye, arangije aravuga ati gumaho nta kibazo. Bazanye wa muti bawujyanira nyirakuru wa Charlie, babasha kuba bawuteranya biranga, babona yuko utazabasha kuba bahinduka abantu. Barababaye ba Bruno na Charlie ndetse na Daisy, barangije babaza nyirakuru wabo ati ese ko urabona uziyanganira kuba watwitaho? Nateruye Charlie wahindutse imbeba. Ati ni ukuri rwose hamwe n'inshuti zawe nzabitaho nta kibazo, ntimugire ubwoba kandi nzabafata nk'uko nabafataga nk'abantu. Baramushimiye cyane ba Daisy ndetse n'aba Charlie, barangije baravuga ati ni ukuri rwose urakoze kandi tuzakubera abana beza, gusa turi proud yo kuba twabaye imbeba n'ubundi byarangiye. Ati rero ngaho nta kibazo tujyana aho tugiye. Ikintu bakoze baravuze bagiye inama yo kuba bajya kuroga isosi ya baba witches bari babatekeye muri hoteli, batwara wa muti bari bibye, barangije utakaramo. Ako kanya umutetsi umwe yahise abona ko hari imbeba, ahita ahamagara baze kwica imbeba. Ako kanya bahise baza bisubirira muri cya gikapu cya nyirakuru wa Charlie. Yagiye kujya kubwira iwabo wa Bruno yuko yihindukiye imbeba, bagerageza kuba batabyumva, ahubwo batangira no gupanika. Baravuga ati no ntabwo mwana wacu yahinduka imbeba, ntibibaho, tegerayo gira vuba, ahubwo genda gera hirya. Banze kubyumva, nuko Charlie akibyumva yahise yizera hamwe na ba bandi bagenzi be. Bruno aramubwira ati tugomba kuba twakibanira. Ako kanya yahuye na The Stinger, arangije aramubwira ati ese wowe wagerageje kuba wahisha imbeba ariko batubwiye bateze gakoco ntibazibone? Nyirakuru wa Charlie yatangiye kuvugira hejuru, arangije aravuga ati ahubwo nimba utanabizi ubwo ngiye kubwira abantu yuko muri iyo hoteli habamo imbeba, ubundi batangire kubatera icyizere kuko muranababeshya ko nta mbeba zihari. Ako kanya The Stinger yabonye umukiriya w'imena aje, ahita agerageza kuba yajijisha, abwira nyirakuru wa Charlie ati nta kibazo igendere, genda ahubwo ujye no kwicara mu mwanya wa VIP. Barakwereka bamuzanye hamwe na baba witches barira. Wa witches agiye gutamira yahise abona wa nyirakuru wa Charlie, ahita amubona yuko bahuye kare, aza kuba yamuserereza aho ngaho yari yicaye. Nuko arangije amusereza cyane na ba Bruno bari mu gikapu. Ya sosi ba bandi bariyeho baba witches batangiye kuba bahinduka imbeba. Ako kanya ahita abibona yuko habaye ikibazo, bahise baprofita biba urufunguzo rwo ku cyumba 666
ko kwa The Grand High Witch abikamo ibintu bye by'uburozi n'ibiki byose. Ako kanya barakwereka bakiri muri ibyo ngibyo, The Grand High Witch yahise yinjira asanga nyirakuru wa Charlie ari mu cyumba arimo aramusakasaka, ahita amubwira yuko agiye kumugirira nabi. Ako kanya ba Charlie bahise bazana agakoco bahita batega Grand High Witch arabira cyane, bahita bazana wa muti bahita bawuterera mu kanwa ka The Grand High Witch. Ako kanya yahindutse imbeba idasanzwe cyane, barangije batangira kuba bahunga arimo abirukankaho. Ikintu cyabaye, nyirakuru wa Charlie yahise afata igikombe ahita yubika kuri The Grand High Witch ashyiraho n'ibitabo, arangije arakomeza. Bahise babona urufunguzo ba Charlie rwo kuri ya sefu ye yabikagamo amafaranga, barangije baruzanira nyirakuru wabo. Bafunguye basanga harimo amafaranga menshi cyane. Wari warabibonye yuko yari afite amafaranga muri sefu menshi cyane yakuyeho agiye guha kuri Besinga ruswa kugira ngo ipusi ibashe kuba yaguma. Babonye igitabo kirimo n'abandi ba witches bafitanye project yo guhindura abana imbeba, barangije bahita bavuga ati ubu aka kanya ikintu tugiye gukora, tugiye kuba twabasha kuba twagirira nabi, duhagarike aba ba witches bareke kuba bahindura abandi bana imbeba. Bahise barekura ya pusi ya The Grand High Witch kugira ngo ize yabasha kuba yagirira nabi The Grand High Witch. Yaramuriye iramurangiza kuko ntiyari izi yuko ari nyirabuja. Barakwereka uwo mukecuru nyirakuru wa Charlie yahise yisohokera n'imbeba ze bari bahinduye mo imbeba b'abana, atangira kuba yatanga n'amafaranga menshi ku bantu bagiye batandukanye bo ku muhanda ndetse n'abasekirite kuri ya mafaranga menshi ya The Grand High Witches. Ikintu cyabaye, nyirakuru wa Charlie yabashije kuba yakisohokera, gusa yari afite agahinda yuko abantu be babagize imbeba. Barageze mu rugo batangira kuba bakishima, bari kwenjoyinga yuko babashije kuba batoroka ahantu barihuriye n'aba witches. Yahise abwira Charlie ati ubu ngubu igihari tugiye kuba twakwica abandi ba witches dukoresheje iriya miti, batazahindura abandi bana imbeba. Rero ni ahangaha agafilime kacu gasoreje ku munsi ka The Witches kateguwe n'Abanyamerika muri uriya mwaka wa 2020. Filime yakunzwe cyane n'abantu batari bakeya ndetse yagiye itwara ibihembo. Nyirakuru wa Charlie bakomeje kuba bakishima, ibintu byabo bigenda neza, bakajya banyuzamo n'iminsi bagaserebura. Barakwerekana amafoto y'igihe byagiye bita bari kumwe na za mbeba. Naha dusoresha agafilime kacu k'uyu munsi. Rero ndabakunda cyane, ndakwibutsa gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku munsi. Yakoresheje na launch yo kuba yabwira abana umupangu bafite wo kwica aba witches bose kugira ngo batazahindura abana imbeba. Bagiye babereka abandi ba witches bari kuri iyindi site zigiye zitandukanye. Abana bahise bemera uwo mugambi, baravuga ati uwo mugambi turawemeye cyane. Ciao ciao, mwabasigiye agafilime kacu k'uyu munsi.